soni aje nyine usikiye nari ngo amagariye se sha ubwire muri iyi minsi nyine umusheri wanjye mva nyine kugira mubone narabanje njya gusenga Imana mara iminsi 3 ku musozi mva ndi kuyinginga yambwiriza mu mugabo dukwiriye umusheri utantesha umutwe nyine unkunda nanjye nkaba mukubona Raisa koko si Imana yaramuguhaye nyine Imana yaramumpaye nese ubwo nizamana ijambo ry'Imana rivuga umugabo Imana imuterura guteka mu gushyitsa Imana yanjye wumve ngo Imana iyo yavuze yavuze amasezerano yayo ntajya atinda yaramumpaye banani nyine ikintu nashaka kukubwira cyane cyane ndumva namukunze tata yumva ndumva nyine ibyishimo byandenze ejo nagiye kumusura nsanga nasenga Imana wazi tutakiri inshuti ubwo se kutamunyeretse nese sinakubwira ngo ndamukwereka kuri phone nzajye kumukwereka nyuma mano y'Imana ni Imana pe ni Imana mva dore nguye yego Kristo nese wowe no w'Imana gusara cyangwa ni we Mana wabona nanjye Imana ingezeho ikankora ikampa umusheri azonge wa Mana namushoborana ariko reka mubwire zaba dukorera ibisuko wegera Imana upana kogosha nyine uzakorera ibisuko utunga umusatsi naturere wegera Imana wo gusisenge wivuye inyuma cyumba ibintu byo kumura sta ibyaha byose ubu mbisize ibintu tugiye kugendera mu murongo umwe cyane noneho tugende mu gikari nkaki ntago ibintu byigize bimbaho ndabizi ko amakosa ngiye gukora ariko nakundi ngomba kuyakora wahamagara Sonia ko nabonye ataha muri karitsiye wa mukobwa namubonyemo ubundi ubu ntibaba baziranye so muhamagarira ako kamuhamagara ndebe Mana mfasha pe Aba Sonia nese ari mu rugo nese mani hari agaserivisi nashakaga kugusaba kandi mbabarire n'umakani ikibazo ntabwo ari amafaranga Nese umupeti bitara yisaba muzi none niba ari ibishoboka nyine aka kanya direct wazakanda akubwira dire pampa mu minota ingahe waba ungezeho gira vuba vuba kabisa Sonia asha undi niwe wanje kabisa mbega ibintu birimo amafaranga nawe reka nkubwire ku mafaranga imifuka iri kunyeganyega nta kintu mvugana n'abantu okay icara hano ku gatebe nanjye kanzana kandi tubiganeho nawe azana ukanda kanyenyeri bita diro y'amafaranga sha njyewe none kubicwa manini kare Sonia rero ikintu mpamagariye nta n'ibyo gutinda nta n'ibyo kujya mu manyanga n'iki byose njyewe uramubebe ndamushaka Raisa isa n'uwanjye mbona iya nshuti yakadasohoka ariko ku bijyanye n'ibiceri mpita mbishyira hariya ikibazo ntabwo ari amafaranga kandi ndamushaka urumva washize ntitaye kuri uriya muti kubateretana ngewe ibyo byo guteretana ngenda irasita ibintu by'imiteretano by'ibintu se babinama mani niyo basi rimwe wumva umukunzi cyangwa no gusheka gusa rimwe gusa ukagira ute rimwe gusa ukagira ute si ubizi ubundi kuva na kera siko urabizi neza nanjye se ko ibyo ngibyo ubu naho ngana nagufasha mbwira rero sasa diro tubikinira umva jyewe sindagera iwabo uwo muhungu gusa ni uwo muniga umuzi ngiye twabibara ukagenda wamusanga ubundi wamubwiye bitewe n'ukuntu ari close n'umugabo aramukunda byo gupfa njye none niyo yamumubajije hahita ngo numva yise afeyikiringa
ubwo rero igihari wagenda ukamufatira neza ahantu wamufatishiriza ni ku muhungu, kuko umubwiye ngo umuhungu yarwaye gato niyo yaba uri no mu muhanda ukabivuga wasanga yanagezeyo kare. icyo nicyo nashakaga rero. ngiye kuri diru z'ibintu byo kubanirana n'abantu ku kintu ukeneye nacyo kitari bunaveho kinagufasha pe, ni ukugerayo tukivugana. jewe utingiye guhita njya kumara mutungira niba ubizi neza ko birya ariko ndaburiza birarya kuko ndabizi neza ngewe ahubwo uburetse guhita ujyayo ngiye nkubariza umukobwa ko sheri wahari. yo wiso umva se nyine Raisa ndamubajije arambwira ngo umutipe ngo ntahari ngo aba yagiye, gusa ngo yamubwiye ko ari buze kugaruka atameze neza nko mu masaha 10. Nge ndumva rero wadiringana n'ura muniga we niba muziranye ukamuga akagutiza nkagera kuko ndabizi ngewe wowe urahita uhamagara uriya mukobwa umubwire ko arwaye, niyumve ko uwo mutipe warwaye ushobora kujya kubona ubone gahunda zirikoze ngewe ntunahambure kandi ubikore kijeni ntaza kundaburiza. Yes, sir. Raisa. Ni birisi mvugana umushito wa Fabrice. Ngeze mu rugo iwe nsanga hari ikibazo. Nsanga yararwaye yararembye yaraheze mu nzu. No, nsanze umwanzuro wo kumujyana kwa muganga kabisa. Ahubwo niba bishoboka waba uri hafi wanyaruka kabisa wagira vuba cyane. Sasa. Karibu. Neza. Gasinero. Ndio wasazi. Umbwiye ko iki? Tuza. Wowe mugaye. Njyewe. Umbwiye ngo iki? Bamaze kumujyana cyangwa aracyari muri iyi nzu? Numa yemera funguye. Ese wewe tusanze yasubira mu nzu. Wimbwira gutyo. Ari mu cyumba. Ari wenyine? Nisi kwagumye ngaho wenyine utamubwiye kumufasha basi. Cyo kumureba. Ushobora gutuza. Raisa? Rero, uri kumwe nanjye sibyo? Kumbi wanjye hari gusakuza byagenze bitera?
Bigenze bite? Utambwira. Bigenze bite?